Reka mfate uyu mwanya nsuhuza abakunzi ba Rwanda Burundi TV bagomeje kutwereka ko badukurikirana, bari bamaze iminsi bansaba ko nabazanira kofi. Rero murabona namuzanye umunsi imbere ya kamera kugira ngo twongere tuganire cyane cyane kuba byasohotse ku ntambara ya Kongo y'amabuye ihuza na UPDF kunze kubyita. Yego niko nyita ngewe n'intambara y'amabuye ihuza Uganda na Kongo. Ariko reka nanjye mbanze suza abantu rwose twari tumaze iminsi tutabonana, nizera ko bameze neza ndetse ku ngingo wateguye ku ntambara y'Uganda na Kongo. Yego tuze kuba tuyidiscussingaho neza cyane. Ese watunyuriramo muri make ni iyihe mpamvu iteye intambara, kukibaho biterwa n'iki? Ubundi intambara iri muri Kongo mubona iterwa n'ibintu nka bitanu, donc ni ama collision. Hari ibintu bigenda bikora collision bigera nko muri bitanu kugira ngo iriya ntambara ibeho. Yego. Ariko wenda reka tuyite nk'igitabo, tuvuge wenda ugiye kuyandikaho nk'igitabo. Igitabo bigira icyo twita couverture. Yego. Kuri couverture wawanditseho ngo kwiba amabuye ya Kongo. Niko wakwandikaho kuri cover. Yego. None urabizi kuri cover ugomba gushyiraho n'ibifoto bisupporting iyo title. Yego. Mbere ukagenda ukareba nk'ifoto ya Rubaya, handi abari utugabo twikoreye utuntu tw'udufuka n'ike ukayibadikaho. Yego. Noneho wabonye sinzi hano ugeze kubona ngo imodoka yakoze impanuka ngo ya Loni ngo basangamo koruta. Yego. Ugafata iyo foto nayo ukayishyiraho. Yego. Noneho amafoto ya za mpunzi ziba zihunga UPDF yazuye imirwano hariya nayo ukayashyiraho. Noneho bya bifoto Kisekedi yasohoraga ngo twinjiriwe ni murebe nabyo ukabishyiraho. Yego. Bashyiraho MONUSCO, gashyiraho UPDF, mbere gashyiraho. Noneho igitabo kigira ibyo twita amashapitre. Yego. Amashapitre nayanga yatanu ngiye kukwereka. Wahita uvuga uti ikintu cya mbere kiri gutera ya ntambara na amakosa abongereza bakoze bashyiraho Museveni 86. Yego. Kuko misiyo bamuhaye niyo igiye kuzura ibyo bintu byose. Aho fete abazungu bazi icyo twita divide and rule. Yego. Bararebye ro babya byose babigishemo inama n'ababirigi ko ababirigi no bazi yamoko ya hano mu karere burya ashwana. None bavuga bati ro kugira ngo ari yamoko ajya hora ashwana mureke dufate imwe. Yego. Isagiye bari yo nyiri gihugu ari abofisiye bafite imyanya ya leta, bafite ama business, donc byose ari ibyabo, imirimo ari yabo, inkari izabo. Yego. None bafata ikindi gitiribi. Mbega cyo kibe gishinzwe kurya amase kiraho ngari icyuka kitagira amafaranga, kitaza ubwenge, kitagira imyanya ya leta, mbega kiri menase. Noneho iyo wubatse iyo systeme urumva utandukanyije amatiribi. Yego. Noneho iyo systeme ushobora kuyubaka kugeza Yesu agarutse ariko bimeze. Ariko noneho bihinduka ryari. Eida igihe cya gitiribi kiri menase kimenye ubwenge. Yego. Cyangwa se abantu bakoze iyo programme bita bongereza. Igihe haje undi muntu bopoza nawe ushaka kugira imbaraga. Yego. Nibwo habaho change. Noneho abo ngabo nuvuga ngo nimba ari tiribi mbega ifite imyanya ya leta yose. Ya tiribi indi sigaye. Yego. Ntago bivuze ko atazajya avamo abantu bazi ubwenge bazi ibyo bintu biraho. Kavuga ati ubundi ni gutya iyi system imeze gutya. Yego. Noneho kugira ngo izo reserite zitazagira ijambo wowe tubabwira ko nta moko abaho. Yego. Uvuga ngo reserite uyu amaze ngo nta moko abaho. Ntago ngera kwibaza ngo kuki ubwoko bwacu butagira imyanya. Yego. Kandi undi babizwi kwa moko ahari. Numva no umutego bakubise. Yego. Noneho ikindi ukora. Nonubwo ugiye kujya muri yo tribi uhitemo bamwe muri bo baha imyanya, ariko guhitamo burya guhitamo n'ukubiri. Hari guhitamo de manière interne. Yego. No guhitamo de manière externe muri yo tribi. Yego. No rero ureba ikitakubangamiye muri ibyo bintu. Uvuga ngo de manière externe no kugenda wowe ugahitamo umuntu muri ya tribi. Yego. Ukamuza kuvuga ati wowe ndagufashe ngo ugaragaze ko hano tutagendera ku moko. Yego. Gusagira kuvuga ibi nibi. None uzajya umva bavuga ibintu mbega bidafite sense. Umva umuhisemo ikintu ari bugaragaze urukoragaza koko ya tribe ari ibigoryi. Agirwa avuga ibintu bidafite sense muri za media, agirwa mbega bavuga ibintu by'amafuti.
ubwo bita bitanga reflexion ko cya gitiribi kidashoboye no kuyobora kirimo abantu b'ibigoryi babacinyamuro donc gutyo muri media niko bita byitwa cyane. ariko noneho habayeho selection de manière interne ya tribio yazajya yicara igahitamo mukayibwira ngo gamuza n'umuntu bahagararira finalité y'ibyo bintu nuko uwo muntu yaziyamamaza utazamutsinda amatora mfana impamvu iyo kata bayanga yego ntabwo mwe mwakwihitiramo umuntu kandi n'umuhisemo umwana umuntu wabuze ubwenge yagenda koko akajya kuri imirimo strategique ntakore ibintu by'ubugoryi yego none bikerekana ko burya yatiribiza ubwenge rero ni impamvu bahitamo mu buryo externe kugira ngo bazane umuntu w'igicucu azagirwa avuga ubusa yego noneho aho ngaho nijyabayeho change nuvuga ngo nigeze kubwira ngo n'igihe habonetse wa muntu ushaka kopoza bimwe abongereza abashye abongereza ntabwo turabajya ubwo turi de manière interne mu gihugu yego aho ya tribuna irimo iragaragaza igomba kugira yego noneho ubwo ngo nimba abongereza barakoze iyo systeme mu karere hose bo nihagira umuntu uzaba opoza aravuka intambara y'akarere yo kwigumura mu karere hose kubera hari icyo kintu cyose kubera ko abongereza bo babikoze mu karere hose yego nihagira umuntu uzaba opoza ahita avuka intambara mu karere hose ubona ari amatiriba ahanganye abiri noneho bashaka ahantu barwanira yego aho ngaho bari burwanira aho turaza kugira ngo haba hameze hate noneho kwa kundi biri none ku rwego rwa internet mu gihugu ureba nk'Ibugande byaratangiye bure kuri biriya biti byigwa byigaragambya kuri Bobi Wine baje barimo baratera ngo insina mu mihanda iki donc ujye bareba urebe tiribi zabo nta muhimu burimo urumva aho ne internet so ubwo rero nibyo turimo ubwo ngiye kwereka impamvu ubwo turi kuri ya chapitre ya ni kaga chapitre ka mbere nahise ngo collision mu moko yego none ahantu rero hari bubera ibyo bintu na ahantu abongereza barakanyaze kurusha ahandi kuri Kongo yego ubwo si kimwe none donc wagiye umuntu wihandagaza mbwire ngo ntago muri Kongo iriya ntambara y'amoko hajye umuntu wishetari abivuge ngo si y'amoko kandi dukunda no kumva muri media byanga binoga ikagarukamo noneho ikintu nkundire mu Ventura ntago buryo kizi nuko mu Ventura yararebye avuga ati Kofi nitumubwira ngo turwanira ubwoko ibyo bintu yarabihaze ni nkabya ngo bya invasion donc ari ibintu bire abantu bahaze ijambo invasion ni ijambo kubura intwaro yitwaje ubwoko yego icyo bakoze ni iki rero bahise bavuga ati ntago ari ubwoko ahubwo n'abantu bavuga iki kirimi kuko iyo uvuze icyo kirimi iyo ugiyemo imbere usanga harimo amoko menshi ntabwo uvuge ngo ni ubwoko ariko noneho aho ngaho unteze umutego mu minsi ya mbere nanjye ngutegera ku mutego igihe uzagera ku ntego yego kuko uzahita ubinyereka neza nuvuga ko umunsi no Kivu yigenze imyanya yose ifata ubutegetsi uzahita ubona abantu bayijyamo noneho tribu y'ababisimwa abwo ahantu iyo izasigara ntumbwire ngo ni hehe ndabwo niho mbategeye yego icyo gihe azahita avuka intambara nziza cyane yo guhitamo tribu ibona imyanya muri mu Ventura ne bwayishwane yego kuko bizahita bavumburwa ko nubwo byari generique ariko hari abantu bari strategique yego none ubwo ngubwo ni impamvu imwe y'intambara mubona muri Kongo chapter 1 tujya kuri chapter 2 turi gufacing ibyo twita Fachineva geopolitics ngo metre ko ni cyashye Fachineva geopolitics uvuga ngo Fachin Evariste nabo ari ukuntu bashaka ko akarere kagenda none rero tukiri muri chapter 1 ya matiribi yego ko nakubwiye ko ari ku rwego nyine rw'akarere yego nko kuvuga ngo ya porogaramu y'abongereza ahita kunze nibirekeraho yego uvuga ngo ibihugu bitabohowe nibirekeraho none byabohowe bamenye ko imipaka yabigarukira
ntibadivansinga. Yego. None ikibazo gihari nibarekera kwa advansinga kubohora. Mwege muzabareka enteri. Bizagorana. Nukuvuga ngo Museveni programme yo kubora ihagaze. Mwamureka akaguma ku butegetsi. Kandi Bobi Wine nawe agaragaza ko abushaka. Cyangwa mwamucunga yarabihoreye. Mukahita mwaruma ADF n'ibiki byose. Nawe ntago yizeye iyo credential ko batamwadukira. Yego. Kuko Kisekedi nagira imbaraga mu bintu ari propose abongereza n'abanyamerika ngo atumvira abarusiya. Aravuga ati Museveni nafata inkiko. Mba mushaka tuguma gukora cyangwa bizore muri system. Ubwo ni question mark. Yego. No nari nkubwiye chapter 2 bita Faci Never Geopolitics. Yego. Nimba mu bantu bagomba gupyinagara uburundi burimo. N'igihugu cyagomba kugira leta Kongo nayirimo. Yego. Ubwo umunsi ibyo bihugu byashatse kugira leta ngo byigenge birihuza bagatangira bakemereje. Hawitegure collision kuko hari abantu bashinzwe gukontrola ibyo bihugu ari mwe bubakiyeho geopolitique. Yego. Amabuye yanyu bayasheta muri Katari mbega ari abami ari ba king ku mabuye yanyu. None ngo murashaka kwigumura ngo nayi igihugu cyanyu. Yego. Muri geopolitique rero ikintu cyose propose werekana ko ufite imbaraga z'ibyo bintu. Yego. Militarum. Urumva baravuka intambara yo kureba nimba Kisekedi na Evariste bashoboye ko ibyo bintu bavuga. Nuvuga ngo Evariste mbavuga ngo ni keri ni y'u Burundi. Militaruma yabishobora. Mu testing. Yego. Uriya nimba avuga ngo Rubaya ngo niye ngo ntago ari ya Uganda. Militaruma ni arabishoboye cyangwa nawe ni icyuka. Yego. Urumva arabi intambara yo kuba testing. Iricara muri Kongo rero. Ubwo si impamvu ya kabiri intambara muri kubona. Impamvu ya gatatu. None usibye na Kisekedi fata Kongo yose. Abakongomani mbega igihugu cya Kongo kirashaka sovereignty cyane. Iyo gishaka sovereignty kiba kisaba ku Bugande so bayitesha umutwe. Ubwo Bugande na Kongo birangombwa ko birwana. Kuko ku mahoro ntibishoboka. Reka muri kano kare ntagira umuzakubeshya ngo biganiro. Nukurwana n'umuntu akananiwe. Nicyo gikemura ikibazo cyane. Kuko ibintu abarwana bisize ku meza ubona atari ibintu byakabaye biganirwaho. Ako kanya byahita bikemuka n'umuturage usanzwe ahita bikemura. Wabikemura guteze kandi bitumvikana. None se nimba bizwi ko amawera y'igihugu cy'abandi wayaretse. Urumva abo kugana yuko baguha amabuye y'igihugu. Wacinye inkoro sugasaba. Ware byandusabaza. Uri kumva? Donc Kongo ubwo umunsi izashaka sovereignty ikashaka kuvuga ati natwe tugire leta ukuntu mwami nasaga Kabila turabihaze donc ibyo bintu bive mu nzira. Kwahita aba inambara kuri nimushoboye ibyo bintu. Yego. Ubwo ni chapitre ya gatatu. Tujye kuri chapitre ya 4. Yego. Ni ikibazo cy'umuntu twa Cyril Ramaphosa. Korepiyo none ahanura kunteye amatsiko. Cyril Ramaphosa ubundi asanzwe azi yuko ari uyoboye Afrika muri espace geopolitique. Yego. Mbere yuko wagira ikintu behaving aho. Ubundi ugomba kumakinga sure ko South Africa yagwaye permission. Yego. None Cyril Ramaphosa rero hari abantu batangiye kohereza ingabo muri SADC bazohereza hose atazi ibyo bintu ngo biturutse. Yahise avuga ati ngo ngomba gukora amavugurura he muri espace geopolitique. Ngo abantu batangiye kunjya umugono. Bakura he imbaraga. Ni Rubaya. Aravuga ati ubwo rero Rubaya ndashaka kuryo nyibaka. Otherwise niba igumana bazaguma be strategique mu bazungu usange barimo bara projecting abahantu hose sigare ndi icyuka. Yego. None ugira imana ugasanga Kisekedi nubwo yari yasinye ko Rubaya bayitanga. Wowe tumubwira ati reka ibyo bintu ibyo ngibyo ni ubucucu. Dufite Putin, dufite Chine, natwe turi impirimbanyi tuzagufasha Rubaya yibake. Ni haba intambara tuzagufasha. Kanyamara mu minsi ya mbere M23 ivuga ko ngo ari ibintu yari yumvikanye na Kisekedi cyane bitubahiriza. Abantu babyishe ni ba Cyril.
ariko ubu ngubu nsigaye numva ishyiramo Rwanda na Nairobi ntibakibigarura byaze si icyuka neze ubwo rero Cyril arimo avuga ati ngiye kumujya mbaka amabuye mutandusha imbaraga muri espace ubwo harimo n'ikibazo cye yego ubwo raberi ubwo kuri ruba harabera intambara y'ibyo bintu cyane ubwo yasi ya 4 iya 5 yego tusubire no ku Bwongereza Ubwongereza ubwo na Amerika ni igihugu kimwe murabizi nimba bari bagize ngo ba king ngo no bagomba kuyobora isi iyo hazutse abandi bantu nk'Uburusiya n'Ubushinwa yego ubo baravuga bati gukomera kwanyu guturuka he nabo bakasura ko tuzi ko Abongereza ntabwo barusha ibiromba Abarusiya ntabwo barusha n'ubwenge cyane nabo bakavuga bati Ubwongereza ni nabande babukomeza ko nta resulti bufite kahita basanga ni muri yase kwiba amabuye guteranya amatiribi guhora babasenga ngo iki rero nabo barahita biyempurika muri ibyo bintu aho hantu Abongereza bakuru ubushobozi yego niba hiyempurika baragenda bare cya gitiribi cyahoraga muri menace bakibwiye ariko mwebwe nta mirimo mushaka nta butegetsi se mushaka turabishaka muze mutubiharanire rero none kubiharanira babiharanira muri ITB yindi yari yifatiye ibintu byose yego gwahita bakora ijo nibyo turimo rero yego turebe twose turi strategique abantu bahazuye intambara zo kugira ngo barebe nimba Abongereza n'Amerika batagomba gukomera bonyine mbese nabo bagomba kugaragaza nimba bafite imbaraga zo kugumana ibyo bintu ni kuvuga ngo nimba Putin na Chine bacenge hano mu karere barazara ba president nabo bashaka guhirimbana yego babwiye ati agatuna mbwene ka Museveni mwagahaza twaragahaza none se mu muburiki bakubwiye ati twaburaga umuntu uri muri centre géopolitique udushyigikiye yabonetse ro muhaguruke kuko nkuko nabikubwirebye mu mbuto na Obote niba bahaguruka bajya kwirwanaho nta muntu muri center ari kubashyigikira harimo Amerika yonyine yasenye RSS yavuye mu nzira kandi ari nayo iri kubatwara kandi ari nayo iri kwaruma ba Museveni wese waba wopoza uzi ko Bote nta ari kugura intwaro cyane mu mbuto nta ari kugura intwaro ariko kumva ngo Museveni ngo akomeye gute ko nta muntu umurwanya wari uhari so ubwo rero ndumva izo mpamvu 5 arizo zitera intambara ya Kongo donc ubwo yanyuma ngo sobanure ni reflexion y'intambara muri Ukraine yaje hano mu karere noneho yo mbwira ngo Lorenzo ngo arajya ngo guhuza ngo Museveni ngo na Kisekedi arabahuza iki ibintu byose bitanu nkweritse Lorenzo yabikemura ntibishoboka nyamvu nkubwira ngo ibintu bya Lorenzo ni icyuka nta kintu kizavuga neza noneho reka tujye kuri tele wo byaba bihagaze gute ko nzi ko ubikurikirana umunsi ku munsi kuri tele hariya kuri tele ngira ngo FARDC yongeye kubura imirwano na UPDF hariya kuri tele ubundi ntarwo ngiye nkareba cyane kuko ibintu byabera hariya byose ibyo mubona byose nta nubwo ari byo bikemura ikibazo yego nta nubwo ari wahava intsinzi hariya kuri tele nukwirirwa abantu barwana gusa ariko M23 mbwo yafata ibice byose ntago bivuga ngo iratsinze cyane neza urumva ngiye aho hantu nyihareba ngewe ngiye mba ndi gukontrola zino parametre zose ngo haye ngo ndebe uburyo ziri ku behaving yego nteze kumbwira ngo M23 yafashe ibice yabifata se ibibazo binkweretse byakemuka none se yahafashe hari inkuta yubaga ku buryo FARDC bucya mu gitondo ntize ntibishoboka nisumva nge najya murayo ushaka guseribura ngo barahafashe saa 8 ukumva ngo wazendo ngo yabiteje makabura kandi wataye imbaraga zawe ngo useribura ntago rero nshaka kujya muri ibyo bintu yego ubwo kuri teleho ni bashwane bigwe bashwana yego mu gihe ijambo balkanisation M23 itarabona capacity yo kurivuga nta kintu uri wagakora rwose nta kintu biravugwa ko Perezida Kisekedi atagiha agaciro kanini intambara ya M23 kuko nta kintu aheruka kubivugaho ndetse urebye na Perezida Evariste nawe ubwe nta gaciro kibiha
ese byaba biri guterwa n'iki ko tubona muri iyi minsi bituje? impamvu Evariste agomba kwicara agatuza ni uko ibyo Museveni avuga ngo azabohora Uburundi bisa nkaho byaguye mu mazi. Uburundi bwamaze kwerekana ko buteye yaba ari operation suicide. Icyo gihe rero nimba Museveni uzi neza ko atagutera ushaka wakwituriza, mu gihe uzi neza ko ni kere yawe atayikoraho iturize. Tujye kuri Kisekedi. Kisekedi nawe kuvuga ngo M23 yafashe ibice turabizi neza ko atari ko gutsinda. Gutsinda ni balkanization cyangwa se gufata ibirombe. Muri ibyo bintu bibiri making ashobora ko nta na kimwe iri bukore ubundi witamararire. Kuko ahantu M23 iri kurwana si muri Nord Kivu. Nord Kivu ni kimwe cya 40 cya Kongo. None aho hantu urumva ari hagomba kugutesha umutwe ku buryo na parametre zindi ugomba gukora mu gihugu zipfa ngo ni M23. We making ashobora ko atabarikaniza atanafata ibirombe bi strategique. Ubundi witurize. Ikindi M23 yavuze ko itazakenera itazafata Goma, itazafata Uvira, itazafata iki. Iturize rero. Nizora ngo bigende biki. Niyo mpamvu rero bavuze bati okay twakoze rapport de force zikanga Museveni. Ibindi ni ukwituriza. Hano muri Afrika turi kubona muri Africa Union ngo bari gutegura amatora yo gusimbura Musa Faki Mahamat. Twabonye Raila Odinga ari umwe mu bakandida, ndetse bivugwa ko M7 Ruto na Samia Suluhu bamushyigikiye muri ayo matora. Ese uramuha amahirwe yo gutsinda aya matora Raila Odinga? Raila Odinga icyambere cyo tumurebye asafite imyaka niba hafi 80. Kandi umuntu no kuyobora Kenya ubwayo ntago ajya kuri rapport de force zatuma yobora Kenya cyane. Ubwo bivuze ngo ntago afite izayobore yirenze Kenya. None ubwo icyo akeneye nuko nimba hari amabloke yamushyigikira. Rero nta bajyanama afite. Uyishaka rapport de force ntago ujya mu bantu bari muri decadence cyane. William Ruto ntago afite rapport de force zayobora Kenya ubwayo, Kenya yonyine. Ko twabonye ko Kenyatta niyo yobora Kenya cyane. Fit tank y'abanyakenya n'abakikuyu bateye ubwo bafite amafaranga ateye ubwo. Ntago wazo umeneramo ntibishoboka. Samia Suluhu uriya niyo yakwemerera ikintu bavuga ngo uzakibona ko tubizi ko Kikwete akiri muri background. Tubizi ko Kikwete ari yoboye CCM. Kandi hara ntago yobora presidence yobora ishyaka cyane. None niba nimba Samia Suluhu akomeye mu ishyaka kurusha Kikwete. Nesuri Kikwete ntago rero wazanye Suluhu cyane muri politique. Nyese Kikwete ninde? Si ba Lorenzo, si ba Siri, si ba Kisekedi. Noneho ngo Museveni muri decadence nta nubwo akibasha no gukanga Uburundi. Ubu bagifite rezo tiko. Rero Raila Odinga arimo ariyinteresa ku bantu bari muri decadence badafite na capacity zo kuyobora ibihugu interi. Ubundi wakabereba ba Siriri. Ukareba ba Kisekedi bari kwemeje Kisekedi ngo basiga sheti ibintu imbere y'abazungu bakabyumva. Ko afite lobby yabyo. Afite lobby y'ibyo bintu. Ntago umwiyentereshejeho, ntago yenteresheje kuri Evariste abazungu bari kugira pivot geopolitique. Wari kuri mu bibere mu bantu ipfiyo Museveni yamujyanye mu nka. Twekomereza. Yarahiye ubwo nta. Yarahiye. Ubundi naze mwereka abantu ashobora kwiyenteresaho agatsinda ari amatora imba bishaka. Ariko iyo nama nta ndwa yabona roba mpaye ngo mugire iyo nama. Arimo aragwa mu mazi abire. Arimo aragwa mu mazi. Hari amakuru avuga ko Uburundi buri kwirukana abasirikare babarirwa mu magana. Bazira ko banze kujya kurwana na UPDF muri Kongo. Kandi bikavugwa ko abenshi mu birukanwa ari abafite ari abo mu bwoko ntifuje kuvuga kuko ngiye sinemera iby'amoko. Ese ko nzi kukurikiranira hafi politike y'u Burundi ibyo bintu byaba ari byo koko? Ubundi ngiye nakubwiye ngo ngiye niyenteresheje mu kintu bita propaganda. Ndabanza ndakimetiriza kugira ngo atazajya ajya umuntu ndagira. None rero ibi byose bivuga ku Barundi usanga ari propaganda kuko nta biba byanditse, nta leta yabivuze, n'uwo ngo ubivuze nta nubwo bari mu Burundi, donc nta n'ikintu abazi ku Burundi na kimwe. Rero noneho iki ahantu akwereka ko ari fake. Nuko ibintu avuze niyo usapoje ko ari byo usanga nta cya leta y'u Burundi ifite.
umuntu akwiye ngo yirukanye abasirikare ko banze kujya ku rugamba, ubundi yabikoze hari icyaha kirimo, kuko n'ubundi baba ari abasivile. nese umusirikare utajya ku rugamba hari ikintu wamuhembe? Ni umusivile usanzwe nyine. urumva yaba ari umusivile. Yego. kandi nyine nyimba igisigaye cy'ubundi bagomba kuba ari arme, bazi urugamba icyo ari cyo. Iyo utabizi ubwo ugomba kugenda cyane. ubundi hari mbego wumva nta icyaha kiri muri ibyo bintu. Noneho ahubwo reka tubisuzume. Yego. Ntago abarundi bashobora kwanga kujya ku rugamba, kuko nabo barabizi neza ko rubayirangiye hakurikiraho ni kere cyane. ahubwo bari abantu bo muri Zambia nta kaida y'ikirema nabo banza atazi geopolitique. Intambara arabizi neza ko intambara iri mu karere ari y'amabuye. Yego. kandi nawe hari karite yikoreye ikenewe cyane. ubundi rega ibintu bigomba guhera muri Sudani ya ruguru, uvuga ngo peteroli ya Sudani ya ruguru bigomba kubohorwa. Yego. Manuka uranium ya Sud Sudan bigomba kubohorwa. Yo biroroshye ko tambika hirya birango bya Tigray na Ethiopia amabuye yari abagomba kubohorwa. Yego. Iyo ayi Buganda yarabohowe abongeza barayafite, ibyo si ikibazo. Koruta ya Rubaya ubwo bigomba kubohorwa na uranium ya Ituri. Yego. Manuka kuri Nikeli y'u Burundi bigomba kubohorwa. Manuka kuri Kopa ya Zambia bigomba kubohorwa. Yego. Gaze ya Mozambique barayibohoye. Urumva diama ya ntuza ya Zimbabwe iron trend. Yego. Icyo kintu cyose ubundi no kujya extracting rwose birimo. Rero Zambia abandi bari kohereza ingabo zo kujya gutangira ibintu muri Kongo bakaguma kicara. Jariko. Undi Afurika igira president nimba bareba he. Nk'uburi ya Zambia ntago bona kwira Kopa iri ku muhanda. Hari igibara aho ari mu kirere. So twikomereze mwihorera. Ejo bundi nabonye FARDC yarinjije urubyiruko rwinshi mu gisirikare. Ese izi recruitment ziri massive zishatse kuvuga iki? Ko DRC kuva Faci yaza ku butegetsi buri gihe ahora havugwa ko hangajwe abantu bashyashya, hangajwe urubyiruko. Byabishatse kuvuga iki? Ubundi FARDC barashaka kuyubaka ikaba igisirikare gikomeye. Nkuko twumva Nigeria. Yego. Nkuko twumva Misiri, nkuko twumva South Africa. Yego. Nkuko twumva Angola. Nkuko twumva Kenya. Yego. Niko bashaka kugira FARDC. None urebe icyo twita cya kintu twita ICGLR. Cyowe na Lorenzo. Yego. Nuvuga ngo ICGLR yubakiye kuri Kongo, ni Kongo n'ibihugu bizengurutse. None Kongo rero ubwo ikintu cyose izagikoraho result uzajya ubona mu bindi bihugu nabo bahita biyakudetinga. Yego. Niba Kongo izanye systeme financière baba yishize Kinshasa, uzajya utona mu tundi duhugu ibintu by'amafinance babikozemo za change mbega mubone biranyeganyeza. Nimba bazanye ibintu naka muri FARDC hari kubaho za structure muri FARDC, uzajya tubona n'ibindi bihugu nabyo bigukora amavugura mu ngabo, uvuga ngo tuzaye ngo ma department mashyashya, ngo tugiye kuvugurura ngo reserve force, ngo tugiye kugura intwaro. Mbega Kongo icyo cyose zagikoza ajya bahita haba amavugurura. Niba Kongo ivuga ngo igiye gushaka sovereignty, uzajya utona muri bihugu bindi bikije Kongo habaye makavuyo bibinyeganyege, bamwe babone ko bagiye kugwa muri ibyo bintu, abandi babone tuzabikiriramo gutyo. Niba Kongo igiranye ikibazo n'igihugu kindi kiraho hafi, abandi nabo uzajya utona niba bigizemo ikibazo. So rero FARDC nuvuga ngo nukuyubaka neza. Noneho FARDC Kisekedi agenda yubaka step by step. Yego. Ahereye aho bikenewe cyane. Aho bikenewe cyane muri ammunition. Kwerekana ko ufite ammunition. Ikindi aho bikenewe cyane muri reserve force. Niyo mpamvu iriya mitwe yose usibye umutwe ufite revendication, indi yose ushaka kuyiconvince ukayigira reserve force. Harimo n'umutwe X. Yego. Noneho ahandi bikenewe ni muri conscience militaire. Aho ngaho ho umva kwangaje urubyiruko rushyashya cyane ruvuka ahantu hari icya kibazo hakunze kubera ya mitwe. Kuko urumva babarinje n'ubundi mu rugamba kuva kera bakiri abana. Nuvuga ngo wowe ugiye kuvana abasirikare za Kasai na za Kinshasa bakazaho. Baza basanga iyo misozi batayizi,
batazi ngo imitwe yacukuye imyobohe badafite conscience y'ibyo bibaya batabyitayeho ariko engagement aho ngaho bazi ngo mayi zikura gute ngo zibehavinga gute zikora muvoma gute bazabasha guhangana nazo cyane. So rero niyo mpamvu FARDC bahora bangaje ku bwinshi none ahantu M20 ivuga ngo yafashe nabo bararokirita ese bigenda gute ni nabo barokirita benshi ahubwo iyo uhagaze ku gasozi ko hirya uhita uvuga ati hari hose n'ahandi uko bashobora kuvuga ngo M20 yarahafashwe kugira ngo kuko nahayo niho kontura nahayo gusa shwi no FARDC irarokiritamo hariya ubwo bivuge ko rero nta bihagaze ntaho so ubwo rero nuko nguko bimeze ibyo bya FARDC. Twabonye Perezida Kisekedi yakira ministre wa UK ushinzwe ububanyi n'amahanga baganira ku bufatanye ku bintu bitandukanye hagati ya UK na DRC baganiriye no ku mutekano wo muri Eastern Congo ndetse UK yo yavuze ko igiye gufasha Congo mu gushaka ibisubizo byo muri Eastern Congo nyine hari ikibazo tubyizere ko ibisubizo bibonetse kuko nubundi tubizi ko UK iri mu bateza ibibazo muri Afrika rwose nkuko twabivuze bizagenda bizamuka Kisekedi nibizagera kuri some abonanye na Biden yego ubu ngubu abongereza n'abazungu n'iki byose ikibazo bafite nuko umuperezida wa Afrika asigaye abakanga kugeza ubwo baza no kumwirebera ntago ubundi Kongo yagomba kugira umuperezida ukanga birabura akageza hajya no mu bazungu ibyo ntago byari biteganyijwe ikintu kiri kubatungura nuko bari kwisanga bagomba kujya ku muperezida wa Kongo kugira ngo bagume babeho cyane. Minisitiri w'Abongereza witaga Linda Choka niwe wazanye ba Museveni kera none Linda Choka uyu munsi niwe waje kureba Kisekedi haje minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubundi urumva ibintu byicuritse uko batabikekaga so rero ubwo ngubwo Kongo yarabuhutse mu yandi magambo cyane. none bizagenda bizamuka bigere muri American Terrain Biden na Kisekedi babonane bagane ku kintu bita Congo sovereignty aho noneho bizaba bigeze ho niho hazabera solution finale Kisekedi avuga ati Museveni wawe yaraturambiye mu karere ubu ngubu nuko bimubwira gutya neza kandi ukamubwira ati mugomba kwemera ko Abanyafrika n'abari abantu bagomba kwikora politike zabo cyane. Impamvu ubona Kisekedi bagenda bazamuka mu nzego nuko uje ngo amuhabure birapfa bagakenera umukuriye paka bigeze kuri Biden none rero bo bahita basora tutanga two gucinya inkoro ngo tuzafasha Kongo mu gukemura ibibazo nese ni bande babiteza si mwebwe cyane. Ukoze kuri ako kantu ko gucinya inkoro kahita kanyibutsa twabonye European Union ivuga ko ishaka gushora miliyoni 70 z'amayero kugira ngo ifashe mu bintu bya humanitarian hano mu karere cyane igice kinini ko kizashyirwa muri Eastern Congo ubwo ntago byaba ari bya bindi nyine wita gucinya inkoro kuri Congo. Numva ko European Union nayo iguye mu mazi ejo ndi ntiyarigize Kagara ashaka gukanga Kisekedi bigapfa bo rero ubwo nabo bisanze bagomba gusohora lobby kuko Abanyafrika ntago turi buhora ku kintu bita lobby cyo baracyadufite twagize ubuhirimbanyi bwa sovereignty ariko ku kintu bita kudusheta amafaranga imbere tukayanga ntago biraza rero ubwo bose basoriye izo lobby zo gushima Kisekedi bati byandi byazutse mu minsi ishize byihorere okay tukomeze umubano ubwo nabo tayari ubwo baguye mu mazi byarangiye ko bari kurohama ku noneho bahita baza bagufasha mu bintu byose biri kuba kugira ngo Kongo itungane
niho bagenda bayashya kuvuga ati na cya kibazo cy'impunzi ziri kuvuza ko iriya ntambara turanagamo tubafashe bibone gutongo bakagenda bacengeza nicyo kiri kuba ni ugucinya inkoro nta kindi. Noneho nimba abazungu bari gucinya inkoro mbwire ngo mwirabura wigira akagarara kuri Kongo wasigaye he? Birakaze. Niyo mpamvu Kisekedi bimbyaye Muvento yanabiretse rwose yavuze ko nta mwirabura rwose iri kumukanga ntawe. Ubu ari mu bazungu ari gushaka umuti kandi gukemura ikibazo cyabo ari kuvuguta. None amara gukonvenka abazungu neza yabyihoreye ntiyabaragiye ngo ntabwo azazura intambara y'akarere. Yego tegereza uzabona. Tegereza. Yewe nanone twabonye Perezida Kisekedi yakira amakampanyi menshi y'Abashinwa cyane acukura amabuye bagirana amavugurura ku masezerano. Byahise bintera kwibaza ese Kongo yaba yaragize ububasha bwo gutangira kwigurishiriza amabuye idakeneye abagenti kuko twabonye DRC idashaka kuzagigurisha hari n'umwagenti n'umwe bigizemo uruhare. Umujyanama wa mbere ku bintu Kisekedi yifuza ni abantu bitwa Chine. No kuvuga ngo Chine irashaka ko ariyo iguma kudomina amabuye Kongo igurisha. None ayo Kongo yibwa abagomba kuyadomina niho hari ikibazo. Ho niho Kisekedi gukemura ikibazo cyabo kugira ngo nayo yazane muri ya systeme y'amabuye agurwa Chine igumya domine. Yego. Ubwo rero iyo Kisekedi abohoye ikirombe runaka bize ngo atakinaga muri bya bindi Chine igura. Yego. Uko kibohoye winagamaho bize ngo na Rubaya nibohoka neza azahita yinaga muri bya bindi Chine igura. Yego. None rero uko agenda bibohora habaho twarishafo muri ibyo birombe biri kuza muri systeme. Bagasinyana ubutahaweho ku kindi bagasinyana ubutaha donc bagende basinyana kugeza ubwo Chine izacura ibirombe abandi bazungu. Yego. Rero niwo mujya w'ibyo bintu ariko noneho Kisekedi we ntago yifuza ko ubundi Chine yakabaye igura yonyine. Yego. Uramu na Qatar niyo mpamvu yagiye no muri Qatar nayo hose kugira ngo nawe ngwino muri systeme nutaza Chine iragumiye bidomina. None Chine kugira ngo ikwibagize bya bindi rero yo uyishaka kwitiro izana lobby y'imyaka 50 kati niyo tuzasinyanya muri no myaka. Yego. Ubwo urumva ibirombe sinye myaka 50 ntabwo uzazana mu Qatar nguzanemo ngo abafaransa nguzane ibiki. Shwi. Ura mu minsi imbere kintu giye kuba niki. Uzajya wumve Qatar iteruye lobby ivuga ati imyaka 40 y'amasezerano. Cyane. Noneho iyo bari muri competition ubwabo urumva Kongo amafaranga bari kwiyongera bari gukira. None Kisekedi namara gukira amafaranga yafite azahita furapa ingoma ya Museveni nkubwije ukuri. No nicyo kintu burarwaye kwisi cyane kandi birumvikana nta kuntu wahora buri gihe kubitwa umuntu atakurusha robe. None abongereza bo n'abafaransa ntago baremera ko Kisekedi iyo programme ye yayitsinze ngo baze mu birombe hakiri kare. Kada nta kibazo ngo niba bireke Chine gume yisinyire. Yego. Bazisange nta birombe bafite. Qatar yo ko yaje twabonye ko hari lobby yasinyeyo gosi yahisika. N'ubundi Qatar ntago ibuza amafaranga yo kugura amabuye. Ahubwo itegeza ko mu agent yazanira ubuntu nayo ntago akanga iby'ubuntu. Cyane. Ariko iyo mu agent yaguye mu mazi Qatar itizana lobby nayo. Kuko irahari. Kuko amafaranga baba yafite. Cyane. Abantu bataremera ibyo bintu n'abafaransa ariko bareke no bazaza bazajya kubona ubone ari delegation française nayishe. Reka rero dusoreze ikiganiro cy'uyu munsi. Ndakeka nta byasohotse kuri Ukraine. Ntabyo rwose nago nari maze iminsi mbisoma cyane donc nari maze iminsi nanjye naragoye mu mazi ntago nasomaga. Ariko se ejo bundi ko nabonye wandika ku rubuga uvuga ko Putin ateye Polonye nta kibazo kandi ubundi usanzwe unenga ibitero by'Uburusiya ku bindi bihugu. Ese kuki Polonye yo itewe nta kibazo byaje? None se kugeza ubu ntago urabona ko Macron amaze kuva muri M23 wa Polonye ari yamusimbuye? Ubu ngubu ntabyo ubona. Ntabwo nari nabyitegereje. Macron Kisekedi amaze kumutuka yahise asohoka muri M23. Ubwo Biden agomba gushaka undi muzungu umusimbura. Yego. Nise ntabwo ubona ko ari Polonye yabijemo. Polonye yo nimbije mu byo gutesha umutwe sovereignty ya Kongo. Ubwo Putin nayo yintwikiye.
nubwo ntashyigikira Putin ko atera ibihugu abikoze kuri iyo ngingo ho namushyigikira cyane kuko urumva natwe iri kudutesha umutwe mu karere. Ubu none ibuye riri kuzamuka rirya hariya byoroshye aho yaba ari muri test zo ko nimba byaguma biba hari kundi byaguye mu maso. Rwose amabuye leta yibwagaho Kisekedi ataraza byaragabanutse kongera kubuka hafi 70%. Cyane cyane unarebye na ekonomi ya Museveni uhita ubona ko rwose byagabanyutse. Kandi noneho cyane rwose. Kandi noneho urebe bavuga ko Kisekedi amaze mu mwaka ushize warangiye amaze kugoreza miliyari 7 zibwaga. Ibaze. Buri mwaka. Nibyo baheraho bamwita umuperezida wa fake. Oya Kongo iraje itungane natunganya karere. Cyane. Rero Poland yo Putin ayintwikiye kujya ngubo ayintwikengeye namufana. Yishize ahantu habi cyane. Kuko imiratesha umutwe Kongo rwose. Yego. Rero reka dushimira abakunzi twabanye muri iki kiganiro.